What up? It's the G in the house. Welcome to Video Focus Focus. Ni za gahunda ni bya bintu ni za game zacu tuba twikorera gake gake ariko hey 2am KDL marashona amude OG man amude broskies amude legends ariko gake gake nabyinjiramo n'iki wagwana. My name is J-Pack ubisanzwe mamubizi. My name is Red Bars, you already know. Red Ink. Red Bars. Ukiriya Abanyarwanda ni neza. Natwe turi hano turimo turaciringa, you know. Turi gusohora imizigo, album mwarayumvise, J-Pack yatashe, ifu yaragaragaye. So, you know, just chilling, bro. Turi kumwe na Kapiro. Yeah, well, no konko imeze TG man, OG, TG, B-Mob, ibyogo mu Kinyambo, ntacyo mutazi ko. Meze neza se batanga. Yes, atumize bro man. Nanye ndiciye bya hatari. Meze neza, Ni vibe ni calm ni Gucci. Let's get to it, man. Let's get to it. Ano ndikweditinga agapica ngiye kohereza umwana. Arimo arambwira ngo ashaka kumbona. Ubona ni wari nabuza akaboro mu hato. Tubona yari muri secondaire ufite feshe. Akakofera yigize gute. Ese ubanza no kugataho akantu kakanuza. Uretse ndaje nkwereka ikintu mukorera. Njye unyereka yakoherereza back. Wowe umwoherereza nashaka kubona. We iyakoherereza bari ugereka. Nje nawe kose kumba ndi mu kazi se. Anga ndi kugakora ubundi Mu baby igeze kuma ifoto. Aryanye ku standa ari naked ariko yubitse nane ku see her hair, her face, you know, the shape of the nyash and stuff, you know. No, ebane ifoto nyine I'm very special. So Venus ku munsi kunayeretse umuji wanje tu. Ikibazo yayisambaza. Ayisashwa niyo ndege kabisa. Oh yes. Yarambajije ngo who took the picture. Naye mbitekereza nangira kuzuminga details in the background. Nsanga it's a hotel room. Egiri muri hotel kabisa imeze neza. Yambaye ubusa kandi sinjye wayifotoye. Akijyo nanjye nabitindaho. Abigire nabitindaho. Abigire ikibazo. Iki kibazo nicyo cyatumye bitinda. Kuko wagize ngo naga selfie kubitindaho birangiye. Who took the picture? That should be a title for a song, bro. Who took the picture? Who took the picture? You know what you first do. What's ntabwo wamubajije man. Ntabwo kitakivumbura vuba ntabwo yamubajije. Numva ngo yarazuminze abona ni hoteli. Abona ntabwo ari wowe. No, reka duri story yo nakasa mutwe. True story no like bro byarabaye 500%. Eva ubwo mpore indege, very fine as girl. She speaks French, English, you know. She comes from a good family. She comes from a good family and shit, you know. Wow, fine kabisa, like wow, this is my Beyonce kabisa. Urumva? Eva ubwo iki ibaho like after 1 week nyine iba officially couple, girlfriend and boyfriend. No, one day we spend the weekend together. Then I drop her off mu Singapore mu gitondo, nanjye mu rugo. Noneho manyura agasasa bakureba nyine how she doing. Sangara ndi niga iri koza. Urumva? Bese se ubwo niga aparitse aga compress. Ebana ndarakara bya hatari. Bitasubira mu rugo. Bigeze hani mugoroba haga 2:00 subira ngiye kumukatira. Sangwa naparitse ravafo udamaze koza ari muri douche. Bona hari cyo nabwira izo gataka nakasa mutwe. So uwa compressor yarabanje agira gute? Compressor yabanje arakoma nataha ndarakara karuka nijoro nje kumukatira sangwa naparitse rava n'inigire muri douche. Ni kareso nyibona iba ari puma.
akomeye agasanga akaresa karereta kudirishya Yo, blood, man, come on. crazy shit bro Nigga. wagize n'umwanya wo kumenya ko kari agapuma mbonye narinjiye tu arinjiye naca mu gikari arinjiye mbona arava fo urumva tumwe taryo muri dushe kwaka kamutisha fariya hejuru urumva nta mazi ari kumeneka none mpitamo nanyine agakariso gahari nta mukobwa wambaye ikariso yapfuma nega Come on, man. so that's about it kira uragica bro Man, it's ese wabigeze gute warakomeye nsa narakomeje nta nubwo nigeze mubwira ko byarangiye urumva I just disappeared none se ko ari inzu yawe waranayize no ntabwo yari inzu yanjye don't get it wrong hariwe ariko ibyo bintu nawe next time ujye usigaho mark ugomba gusiga mark yawe ukavuga ati n'agatoothbrush n'iki yaba utwara abamenye ntabyatanje nari mari Redink yari yahageze karamenye yo sha blood manega nanjye ndatuje ariko ntuje natuje to ari gutuza ariko utanatuje at the same time so urumva harimo akantu nyine ka yeboyebo nuko nko bimeze tu ni life ya cage tuyisangamo ariko icyiza tubona ko umuntu abashima Uwiteka cyane so ja nta kintu umuntu yamurenganya kuko ibintu byose aba yabiduhaye ahubwo so then it's up to me, it's up to us yo kumenya icyo gukora nuko bimeze tu za apps ziriya zo hasi zo ugomba kumenyera akabeho homera akabeho ji ariko iziri app tuba tugomba nazo kuziserebera ati wagwan this is what we done ziriya app ubu ngubu ngiye mfite nanga nuko ubu ngubu abantu bari kundeba kuri screen urinjira nka bora mu mbari kwikozaho mu kanya gato werekeye pa 2 AM nk'ejo ukabona iciyeho mbaye byanye ukabona iciyeho ukaba ati ni ibikimana nose umupenzi ko mumbonye numva mugakanza kuko nega twinjiye numva hatokwe n'ubwo byabimeze uko mukakuna ni sawa tu ari ibisi rega ntahari mva kwa gusa recognition bayabaye mva kwa mwabimenya tu numva gusanga basana ni ibintu byiza cyane yaba ari fresh cyane kabisa around patch ejo bundi nta n'iminota batarantuzana akantu twemu babayinazemo twema bayitayinagamo bavu kweretse tu kweretse yuko bafatwa banze bagatubwira ngo hip hop nose ngo hip hop ngo ntago ari neza kibazo ni gute hip hop atari neza man uzi impamvu se ubajije umukinnyi wa Gasogi ati what's up with APR azabwira ko atari neza most of those guys bafasenya injyana hip hop na usanga bumva ndetse amuvi aburi irengero yitwa ntihari gisupusu urumva pro habiriya cyangwa ugasanga urumva yumvira nka senderi so nko muri kundi boro ibyo abumva senderi ugaswitchinga kuri Fla cyangwa J-Park iyo shift ibindende cyane biremereye menshi avuga nk'izo comment n'ubundi wowe wabye nakubaza ati show me your playlist hano kibaza basi ball di none baganira kugira ngo hip hop ngo uyibona gute ngo hip hop none sengo ngo nibaza manega hip hop nyibona gute uyibona gute saho kuci uyibona gute uri uyibona gute I am hip hop ntago nyibona bro wowe uri kwibona gute saho gangster abareka cyokoze ibintu ni ibintu bafite akaruma ahantu bicaye bakabiganiraho akenshi ni ubusutwa nose habe ko mpura n'abantu bakambwira mana ngo ntabwo yarutse gusohora kabisa umwe nawe mwabaze n'ibyo bavuga ubazuna kama bro ntabwo yarutse gusohora kabisa bro ufite album mu byumweru bingahe bibiri ndiri mu 13 ishusho maze
ukwezi Yeah. the collabo every 3 collab, weeks yeah. there's a collab. What the fuck you mean nagomerutse gusohora amashow yeah. turajya mu mashow ibiki byose amashow ibiki nk'ukuri kubivuga I think ni nk'ikintu kiri muri mental y'abantu because they always have to find who to blame, what to blame, cyangwa ahantu bagomba gupointinga fingers. ya matiku nyina. Ariko hari iboro mwakoze ngo you gotta point the fingers ni boro ni muza muri boro ya Scarface. Oh, you need somebody. Yeah. Ntabwo you right ni yes Scarface cyagiye. Ira sene bari muri restaurant. Need people like me. You need people like me. You need people like me so you can of course the hip hop is like you know that's the bad guys. Nago point the fingers and said ubwo yaramaze gukatira ka gashorike numva karigeza ka drunk ni kirabizi kuri muri map ni maze gukatira muri restaurant ni yani Paul nafashe abajisto mari mamureba ko you need people like me. Ariko niko yemeze mwana kubera ko ntago waraperi ntago abantu bose ndetse n'abantu abantu bose twakora indirimbo nk'iza Israel Mbonyi cyangwa se nk'iza The Ben na Meddy urumva ukeneye ikintu so bavano n'andi akaburimbo cyacisha mu y'amabuye uribuka Beef ya Jay-Z na Nas, right? Uribuka Jay-Z akora Summer Jam back by those blueprints akubita take over before you could take over isohoka ayikubita mu freestyle kuna abantu batazi byari byo bumva vuze mabdip baragatoya mu kanya gato noneho bagira ngo ni ibyo ngibyo birarangiye mu kanya gato itavuga Nas abantu bitavuga toya ibi bintu bagojora kandi before yuko n'indirimbo isohoka umva so ariko noneho ikintu nijye kubabwira nuko same night Jiga arimo arabikora man Summer Jam urumva New York City abantu basaze aranje ahita bazanira Michael Jackson kuri stage ubyibuka as a Michael Jackson like legendary stuff guys numva yaje muri helicopter umusaza kuko nta kundi kuntu MJ yari kuza atamujyana kuri stage tuvuga kuri ball ya stage no performing I know you've been to so many stages zitandukanye yaba abantu bake cyangwa benshi hari stage kwa kundi buri backstage urumva umujama gakubita niki akavuga ati wow ndakurikiraho gute tu wowe wapanze nka line up yawe uyifite tu yatuvuga ati ndakurikira gute tu umujama ukobona ukuntu abantu basimbutse bagiye gute byakubaho nyine ukobona niggas like people the crowd is fire but then you think about like I have to do something kugira ngo iriya crowd noneho yibagirwe uriya ize kuri njyewe ya cyane byo ni bamaze kubaho cyane kwa boro hambere n'ubu nayibonye muri oti turi butare bo natangiye kubona ko nyine ibintu turimo bitoroshye yes ko twabonye imari rafiki coga shara kuri coga cyane so pesa kuri rasta kabisa mwe umuntu adukorera iboro najyaga mbona muri hakurya umusane barimo bakubita yarangiza mu buryo butumwe akahita yinaga mu bapipo crowd surfing kamufata hari abakwepa abakina abafana don't feel you man garabikoze tugira ubwoba baramufashe aramufasha baramusimbutsa kandi namujyanye paka ngo yagarutse yambaye kitchen kwemo rukwepa ona kitchen akomeje twebwe duhagaze hari backstage n'ikintu kuri stage mo turabireba batuma ibintu twese tugira ubwoba ahubwo noneho so ikindi kintu cyo gikurikiye umuntu gakoze nka biriye ubwo nawe nyine uraje ukubise nk'ububoro nka bungaye abantu barabufilinze n'icyo nako bari muri mode ya bien ndumva gutya n'iki byose ari neza so abimbere abinyuma ukibaza irapo nanjye nikore nanjye ntera ikimbere irapo nanjye nikore koko bro mutum kavuga ati nigagerageza ko niga bikoze nayiyongoje wiyongoje
Ekarika. Ibitekerezo nuko biba bikubwiye. Ibitekerezo muri iyo bikubwira. Ko nabonye niga atabipanze urumva. Ukinaga. Arabikoze. Nanjye ngasimbuke. Urumva. So ni ibintu nk'ibyo ngibyo byagiye bitubaho. Urumva. Nana boro twabonye buriya bafite mani impamvu nari mugaruye. No mugangsta mwana wakiwe mu star kuba. Iyo twese n'icyo bita nyine kuba star. No kubyenshyenga kuri hejuru cyane especially mu boro byaye n'ibitaramo. Mu boro byaye n'ibitaramo ya Rwanda. Ostera cyane no wambere. Kuba nkaho yari kandi arahari so. Nomba so oje twasohotse Petit Stade dusanga we yakoze show hanze the Petit Stade hanze ya Petit Stade yakoze indi show none ya danje mufite muri Petit Stade ahagaze hejuru y'imodoka aba people bahuriye ikintu cyabura gusa no gupesesha bari hari ya danje kandi ubwo ngo arimo arakoresha iki ari gukoresha mu modoka nzamira akoresha the same truck arimo arakubita muri stade nizo arimo arakubita people no hanze mu mijina yose wala yawe ndawe cyo kusema nawe nega muri guca umwe mu gihe twebwe turacomoza turapanga no kwitahira sanga umuhungu aracushe cyane hanze aho ngaho iyo nakuyemo na boro n'iki bro ni ibintu ntabwo bibome nomba natwe tugaparike urumva dushyiremo kwicuma baracese ariko nyine iyo mentally iraba ariko good challenge cyangwa na good nabayikora ishyari ryiza kuko iyo mujama avuze ati agukomya akantu nawe udakora n'ikintu wibaza ati what can I do now ngiye kugira ngo uza kunkurikira avuga ati ari tukubita DJ rushi ukisaza ugatugaza niyo mu DJ yamacana volume cyane cyo mu DJ gucana volume cyane tumukuye akaba ari ujya kwita urumva watwenye ntabwo wari umufana uzi gukanda play ugatunga kwica sound yanjye bro naho ndi muntu aho ngo muri crowd uzi ku DJ man bahita bazamura amaboko ntabwo nzaperforminga nyuma nyuma namara gukubita DJ ntabwo uzi enda prefer story yize ntabwo uzi group yitwaga Onyx Sticky Fingers Fred Star no wigeze kumanagiye badasohora imyaka 3 gutyo tu utagiye gukojamo gatoya baza kubona hana akagiki gatonya tu urumva mu kabari kohereje New York uzi kugira ngo bagarure habe fire ibintu bakoze se nigga came on the stage with a gun the backpack that's what mu gitondo inyamakuru byose niho abandi bari bazavuga ni Sticky Fingers views zirazamuka we na popo zatejemo ako bayobera ukuntu iyo action kuntu yagenze Andre muhanzi bro ari we muhanzi ako byari n'ubwo n'ubwo bro yahiteye ubwo yakwiye rapari yasemuza uzatejemo mane kiba ibintu none no kuvuga ngo ntabwo bari bazi niba boro nige yakoze ari ibyanyabyo kwa tirani stage niko tugidiringana na negative comment ida kuri social media cyangwa kuri music yawe I deal with fire somebody umuntu ukirana emotion zawe agashaka gushimisha nanone abaraperi turi good with the pen turi good with the words n'amagambo so ntabwo numva ko nk'umushoferi umutakisimeni kandi ukunda hip hop ushobora kureba na interview nk'ingi akakomentingaho and ambwira nabi yantuka n'ikinywa ansebya bro I love that shit rap music gusebanya no gutukana it's a part of the game so if you think you ready shangino ari maso man ari kuri muri kome we gukirimbo cyari kibi cyangwa gushaka ibintu uzikorera shanga gushaka ibintu uzikorera weze igihe nizikora nabyo birahari ibi ntekereza ariko siko impact ikibazo cyo kutaryama mu burwayi byita insomnia
nsobanuye kabisa ngo afite ikibazo cyo kudasinzira akora aryama mana ahubwo ntabwo aryama amasaha y'abandi baryamira mu kanya zombyukije njombi itanu naryamye buriya nagiye ko yandyama ni akanapu wese wabyita biriya kuryama kwirambika kuryama ni kwa kundi uvuga ati ukubika inda ukubika inda kuriya ni kwa kundi uvuga ati ibintu ndi kubona ni iki reka mbe nkapfungitsemo gakeya ahubwo kuryama ni kwa kundi uvuga ati njyewe rero niyo ndyamye ubwo akwiye ari nap ari nijoro I have to sleep with the light on. Oh yeah. Yeah, I'm afraid of darkness. Yeah, dark. Mama batajyama nijoro se bari kubera mwijima mwinshi. Igomba kuryama izuba riri kwaka. Ese niki wahuriye nacyo mu mwijima bro? Byinshi cyane musaza. Amatara yose ajimije uri mu cyumba ntago. Byinshi cyane nagiye muri koma rimwe. Urumva nabaye n'ibintu byinshi nijoro tu. Yeah. Habaye arrested bari bandashe nijoro twice. Bwa gatatu ari polisi urumva ariko noti atari mu Rwanda of course urumva so ijoro nyine ntabwo ndyama nijoro manu ntari safe wowe no kuryama igihugu cyose kiryamye biba ari ibisazi bro ariko yose iraryamye na mudugudu yasinziriye abanyerondo barindwi bagezeyo ngiyo za Kagarama utewe ntabwo narya gute inkweto zabariye bicaye ukaboti cyane bayisikariye bari kwata ntawakumva so njyewe cyangwa atari gusambana urumva so kubera iyo mpamvu njyewe ibintu byose abantu bakora ku manywa akazi kose bakora ku manywa nyakora nijoro ubwo ndi kuvuga muziki gushushanya gym guteka gukora amasuku agaspecial ka saa cyenda z'ijoro ababana asigaye mu gipangu cyo mu rugo ubundi yo muri quartier yacu bakoraga nko kuyo kwiba igipangu byo simbuka byo kujya mu gusoma imyenda urukweto ipanu ikintu cyose wasize mu nzira abantu ariko njye basimutse akangaye bagasanga nabizi ibyuya ndimo ndomora urumva bagahita basubika mu kindi direct hari n'abaje ndabirukasa byinsaze kabisa byinsaze basiga igare bari baje buririraho bahita bamenya inyuma y'igikuru Shout out to Ink though. Yeah, shout out to Ink, man. This is one of the great bars. This is one of the nibyo bikorwa biba mu majoro. Yeah. Kuko nijoro bana hakumanywa. Alo ina nijoro tuvuge nijoro. Nijoro tuvuge ndi Kigali. Abantu bose basinziriye abadokiteri, abaminisitiri, abanyeshuri abahanga. Kandi imibiri yabo ni isinzira ubwo esprit zabo ziba ziriye zazicara zabuwe urumva hari igifata nk'ikarabu kugufasha umuzungu ugaceza urumva kubabwiye ibaze nka pifla yasinziriye nka pifla yasinziriye jepaki yasinziriye marayika y'imirongo aramanutse asanze abahungu Imana yamutumyeho urumva baje noneho hari indi nigiri Kicukiro baduri kwikaramu aho ngaho irimo iratekeye batega turiha n'uyu n'umwana w'Imana tu urumva nuko bigenda je urumva so sigiye ukuye cyane bwo ntabwo mbitekereza ati zanjye zose spiritual yeah nibyo cye abandi bose abashushanya bose bagize ari filime nigeze kubona cyane umupeti agapeti kakundaga Bruxelles byahatari ariko Bruxelles yarapfuye kajya kumva agashyiraho indabyo gucana amabuji kuri amasengesho umunsi umwe kaza kubona umuzimu wa Bruxelles agafilime yize karyanye umuzimu wa Bruxelles bagateye kabisa umuzimu Bruxelles yakigishije ibintu amashuri ya karate atigishaga urumva so is the same thing urumva atari byo kuvuga ngo ni kamayifu baba yaje amwigije izindi kata zindi nyine yeah so is the same nanyo ndimo ndashushanya nijoro cyangwa ndimo ndandika nk'indirimbo nijoro I swear to God kandi ntabwo ari brag tu
kemba nuba sometimes ufite nk'ikirere cya New York urumva nkahita ngo cya Boston Rhymes cyasezereye urumva cya Boston Rhymes cyasezereye Nigira New York iyo na urumva nuko kuma emba mbyumva tu ikinagora kumenya ihe album ya mbere ya hip hop album ya mbere wowe wumvise cyangwa watunze ukavuga ati okay I gotta own this piece buri ya mbere tabeshanyije no kubeshanya bishyizemo nta ribi ntabwo twaramenya uko kuri n'ukwawe oya dukoresha ukuri nkoresha ukuri bya nyabyo nkoresha ukuri bya nyabyo kuvuga ngo kwa kujya kugura ikintu uzi n'icyo ugiye kugura icyo ari cyo uretse ari all eyes on me park all eyes on me park. Speaking of all eyes on me park no ibyo uzimavu bikunze se kuba uvuze all eyes on me actually me I was thinking about the wrong album ariko uvuze all eyes on me so that yes why bako ndibuka ndi umwana muto nyine ntabwo nakundaga pop music before it became gangster rap ntabyumvaga ni za France abagaba groupe twaba BNB ATN ariko mu ntabwo ibintu bya noneho umunsi umwe abyibuka was a kid niga muri primary school after Rugunga grand frère wanjye araza afite cassette ebyiri All Eyes on Me CD1, All Eyes on Me CD2. Book 1, book 2. ahita mbyutsa avuye Nyamirambo ahita mbyutsa ati bro navumbuye ikiraperi kivuga nkawe urumva bamwe navumbuye ikiraperi kimwe abashyizemo cassette abaguyemo ingoma ya Park ngo Hearts of Man ngo 911 it's an emergency the bomb that noneho ukuntu nkumva ni ikivi noneho back then I used to be ashamed of my voice. Kijwi amera kanyambaza uzaguha akazi mwana wanjye uzakora iki urumva nanjye nkajya numva ngane kize cyo nsaba nta muntu waciye rimwe na rimwe nakarafuka bwa ati bro mutikipo avuga mu shaka kuntegeka icyo ati wati ni kuvuga kuko kudidimanga abarwana nije niyo mpamvu muri rap abantu kenshi bamishaza nyine riri is sounding real because I'm fighting the hizwi kujya kugeza urumva so aho ngaho niho I got hope for the first time in life urumva bati reka ntebe uyu muntu wari wazana cassette icyo gihe video ayishyiramo California Love yari out Sanga Tip is the coolest dude I ever seen a black guy fit urumva golden chains twaye Benz decapotable urumva bandana araberewe pe ndabwo cya kizwi numvaga ari kimwe umusaza kumbe n'umupeta umwe n'umukurya urumva ndabwo kumbi cya kizwi cyane bajyaga banseka harapeti bari kuru bagifite gaceza bitaga ati mbonye cyo zango urumva ubwo nabwira nk'abantu nk'abafuye yatasha kuzakora umuziki bagaseka kuzakora umuziki gutudidimando uvuga hanga ucecetse manutse mu kanwa uzakora umuziki ubwo bigahinduka ariko nanjye byajya ngo nkabitekereza ngo weza bakora gute ntavuga ariko ngiye nkafite character ari too strong bakumvuga tu noneho ubwo bigira aho ngaho nayo sanga nibyo ni mu ngura Pop saved my life, especially that album yeah, my hope is All Eyes on Me. Rest in peace to Park. All eyes, yeah. No uzi ikintu se kirenze man duhura bwa mbere ariko aranabyibuka twaracirinze muri ghetto n'iki namusuye n'iki afata agapapuro ambwira ati nzagende wumva uyu muziki ankubitiraho album nk'eshanu n'iki urumva ambwira ati bro uri mushaka gukora umuziki n'iki nzagende wumva izi abantu nyumvire bano bagabo rimwe no kunazandikaga capital letters ese mu cyapa mise nkira amatsiko izo album izarizo harimo Snoop Doggy Style Doggy Style ntabwo yahura All Eyes on Me of course ariko njyewe biragoye cyane kandi kuva nkira mutonya kugira ngo numva album y'umuhanzi indirimbo zose zinkometu uretse album imwe yagerageje akarimo
imwe cyangwa ebyiri na feeling Dr. Dre The Chronic 2001 iriya album nayo cyagaye kagenda bitari benga buri benga after benga uretse nka na intro yari benga gacize urumva nanone iyi album yarandyoheraga mu gutwi Adore Members Part 1 cyangwa Part 2 Best of Both Worlds Jay-Z and R. Kelly iriya album yari inoze kabisa kuva R. Kelly yahuguje ku ki R&B beat watangira kurambirwa Jay-Z agahita tuza kuri flow itaba urumva mu beat itondewe that was a good album too iriya album nama yarikoze fresh cyane njye ball yose mine nabaga narayasumbye ariko iriya ball ntabwo icyo gihe nari ahubwo naje kuyimenya nyuma kandi nyifite nkajya nyuma naje kuyimenya nyuma ya kimwe cyane kubera iki urumva nega arimo arabise ari kudisenga maniga harimo amabifu ya danje ubwo urumva jiga twese buri kintu cyose jiga arimo reka tuza ku ruhande urumva so ibintu nk'ibyo indi album yankomye The Farm man Jay-Z Nas Eze Foxy Brown Omega produced by Dr. Dre niyo boro yantemberezaga na track master kina hiti ajaye bazana nkora kama ambulance ivugira hirya muri beat kumva yagize uzi nka album ya The Farm harimo boro umupeterimbaga vasa abwira mugenzi ukuntu polisi iri kubumva ukumva iyo vasa n'ubundi iri kuri telefone bari kumva ko urumva sari so entertaining ukumva yagutembereje nyine ni boro bita Fontaine ya Fontaine agacha Fontaine achigona ukumva ko kabisa phone iri kumva I think in the whole Kendrick yakuye ya boro section 80 section 80 yumvishe wumva umumera ari kumutuma ngo genda kwizaye ngo ahamagara biki noneho bavuye kwita leak bari kuvuga niga yabagara drop this current man nyine yumvishe section 80 wumva ko kumva story ngo n'indi bigiye kujyamo ukamenya ugana ahantu umujama ahagaze niho bakwiye ubona a good rap song nyifata nka movie to urayitega ukayivisualize ukajya ubibona nka boro ya Lost Boys bitarene Lost Boys ndafunda bazi I was a big fan bitarene none arimo noza Mr. Chicks arimo aravuga Afrikita space arimo aravuga story ya mushori ukuntu baby we baje kumurasa ndayizi yabora tumye nkunda Lost Boys mo gakeya bakundira ukuntu bari bafite ramming technique yabo ihari zintuzi I never rasta back in the days dreadlocks no muri New York City in New York City dreadlocks in New York City back in the 90s man ko ufite drugs next yose then no muri rap ntabwo wayibonaga neza muri New York man ukuntu recording this time ukuntu bari abajamo bari recording noneho yakurikiyeho umutika arakubise n'undi ahise amukacingira up kandi ntabwo ari ngo take one take two kuko niba bari recording ya kuri ya boro in this one take somebody mess up they gotta return and byose kumva amaniga nk'atanu yose buri wese hari gemba nibaje yabaga ari hariya afite agapapuro wa iPhone lyrics zabaga zanditse kuri paper zafite nk'akaje usiye ko n'ubundi icyo ikiza nyine abenshi nyine like all they had was rap music so kumemorizinga akantu inabwo ati studio session in the evening urumva ama 16 bars kuyanoza none kuko aziko studio session is too expensive niba ari isaha imwe he has to make sure ko isaha imwe ibyaza umusaruro so no ntabwo byo gusubiramo ni mwiza no kwirepeta avuga ati kina beat ari isaha imwe ndabizi ni iminota 40 iminota 40 wagenda guri tayari ariko ngiye for me afira nyine technology na yaragize it makes things better but also not makes things lazy and somehow even worse no technology ngiye nafana ni ibiboro bya AI bro
inkuru za AI hanze ahubwo hari n'aba YouTubers ba AI kabona inkuru bakweka n'amashusho urumva bakweka n'amashusho y'abantu urumva ya AI bacurika ahubwo bacurikure cyane n'amavasi ngisigaye baha n'amavasi utazongera kujya studio tugiye kujya twandika album za Redink ugasanga urumva icyo kibo ikintu ushobora kubwira ngo fata ashaka kuvuga hasi ya Tupac kuri All Eyes on Me ariko ari 50 Cent uri kwira bagakanya gatoya yes sir amajwi bro bise biswitching birikoze urumva ko nyine uko bizagenda bikora cyane nyine bizi cyane n'umushinga map niba nshobora kwibwira ati nkorera shaka album ya P-Fla cyangwa kayeti ka P-Fla ikakubaza ati iyi region nkabona ibwira nashaka iboro by'imihanda ibura soul ibura soul wumva nta character irimo nk'iboro byinshi bya Tupac ayo masoro umunsi hanjye nk'ikana mpita numva ko atari Tupac Twenty years now in the game, at least 20, 25 hagati aho iki gituma nyine like you still have passion and get inspired gukomeza kubikora shabla turumva ntabwo narekera kuko mbona utejemo inka gatezamo mbona ari fresh urumva naho n'abagenzi banjye twatangiranye hari n'abatangiye imbere yanjye bo bose tugiye bitabinyereka yuko nanjye mbangoma nanjye gufatira auto mbangoma gukomeza ibirembo zaye ni ikibona phone yagize busy arembonye application ari tinda twakora ni best application ari tinda Iko bamwirukanye kuri tinda. Wewe baramwirukanye wallahi. Basa bakoze bikingo bakwirukane. Barengana. Kandi niko yimenya urumva ko we barabanye nta phone ngira. Baramwirukanye ahita phone navuga. Nkoreza nakimariye. Nta phone ngira ko. Kira ku mihanda. Nta phone kabisa ngira. Gakondo old school. Ako tinda muri US nakora byatago ikibazo mfite keji nayo irakora kumwe bizo za P-Fla bayibinze ayumvise muri vasi ya P-Fla amaze kujyana umuntu witwa Tinda iki cyana ise kwa giteye tugiye ko bamwirukanye nari arabyakayo tugiye ko bamwirukanye akoze umaro wakoze iki kugira nega kabume warakatwishinze uko muri kunyabuta za telefone za Itel aragatoshi ka Itel ari mfite kera wa block umuntu yaguhamagara igasona kandi wa mu bro aguhamagara igasona tugenda bakanye kureho ako pipi warayizi ako ntari birenze naho ndajya urishye nabyinshi muri story to n'iki wanga ati ni board igezweho hari ukuntu tunyuranga uko wenyine ngo bibakorera n'iki nyishyira nanjye muri vasi ako ndabizi nawe twari kumwe nawe Bro, I wanna know. Bro, it wasn't me. Now we're putting it It wasn't me. It wasn't me. Sangi gishori nkawe yakiri kureba kigoye dore yagenga kabisa. Kandi ariho twabisoreje. Let's get back to hip hop. Hip hop. Boy, what does hip hop mean to you? Jungle hip hop boy. Hip hop and lifestyle. It's the way of life. Hip hop it's everyday life. It's lifestyle, the way you walk, the way you talk, the way you eat.
Yeah, the way you pray, you know, yeah. That's hip hop. It's everyday life, negative and positive combined together. Yeah, uncut, bro, no filter. Ikindi nzi nuko hip hop ijyana na fashion. Kwitwambwira kuri Yeah. Kuko like use some type of like hari fashion uvuga ati uramuje mukamurebera kuvuga ati no that's hip hop. Namunaga na hip hop. Yo, for sure, numva nkuko inkera bivuze so but hip hop ni ikintu cya fashion cyane umva ni ibintu bya hip hop n'ubundi. Ubuzima ni byose. Yes, yeah. Barimo umuziki, kubyina, guceza, ezo abantu bambaye ubusa. Baba bunuje no, ubona ko bafite akaboro k'abataye ingofero bazirebesheje inyuma undi yahengetse amashenete mu gatuza. Baje batubwira ibyo kunywa, numva drinks batubwira Hennessy. Ako gwe umuntu kubwira ati Hennessy akatwara na Versace. The same time. Wareba aho ugasanga hatari nk'akantu k'agafila kameze. Louis Vuitton ari mu kazi. Niba yambaye kera bumva anoza amasari Jotashini. Ndabise n'abarapa bajya babikwereka. Bumva Jesus Peace, Notorious Big, bumva Kanye, a lot of people is legends. Nanjye natangiye nyine kubona ko hip hop ari ikintu giteye ubwoba. Yes. Nkanda ibyo nagize mbibona. Ndabonye mu baraperi. Fashion na hip hop. No art. What else? Fashion, hip hop. Njya mbona nanone basketball is not far from hip hop. Ubona nabo nyine like yeah, umukinnyi wa basket rwose umubonye mu mujyi yambaye imyenda y'akazi ushobora kujyana umuraperi. Nasi ntabwo twabonaga ba Carmelo Anthony, Allen Iverson. Yako nawe wambaye n'abantu za ariko ntabashaka Onel ari afite gusanga bafite akarubumu abo bintu bwa floping butatwitse cyane ariko buhari tu. Yeah, like one of my favorite rapper also. One of my of course. One of my favorite rapper had Dave East ari kuri NBA. Cyangwa yaragiye kujyamo something like that. Yeah, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yeah, ariko he was very good. That's why yaragiye kujya muri NBA. You know, afite two ways. NBA cyangwa rap music. Yeah. So I thought that ariko to me I'm glad he didn't go to. Ahubwo umuntu wagiye muri NBA biro official wakiriye muri Toronto Raptors ni Master. Ariko he wasn't a good rapper. Muri Toronto Raptors. To me. Yeah, ikiri muri Raptors. Byanyabyo. OG. Yeah. Ariko hari n'undi wari Dennis Rodman. Rodman ko ntabwo yigeze mu rap. Yeah, he used to rap. You have to not tape ahubwo dance. I know bishyushye cyane. Yeah, umwe hezo mu pedofiti bitire biza. Yes. Yeah, afite n'ubuzi. Yeah. Yari afite. Current video umuhanzi right now. Damian Leader, them dollars. Ufite n'indirimbo nyine y'abapakana b'umuntu. Yeah, against the music. Yeah. Boy number one. Must go no boys in here sing Can't rap very serious. It's rap mu Rwanda we wara mute. Ayi so shaka kwibariza. Shaka musubiza nkese kuri iyo. Ariko reka nkubwire. Yeah, ntumbwire unsubize. Yeah, ngusubize basi. Thank you. If you gonna ije kuvuga ikintu ubundi hera kuri roots za. Igaragaza kuvuga. Nigute ihubwo yonjyana hip hop yageze muri music ikaza muri music industry yo mu Rwanda. Arabizi ni cyangwa niba kuko nimba tujya kuvuga nyine uko uyibona. Let's talk about the roots. Yeah. The question is, ese njyana hip hop hakaze nk'izindi njyana se nk'izindi kariyeri zose, is it something wagira inama ati hano habemo amafaranga cyangwa se kuza kuzana umwana wawe nawe aribyo bintu akora urumva? Yeah, nina shall talk about hip hop mu Rwanda ariko kuri financially perspective nyine I get your question 100%. Nuko ngiye nari nshatse kuva kuri roots kugira ngo ngere nyine kuri iyo level mubeti kuko nimba turi kuvuga financially hari ahantu iba yaragize gute yarahereye hari n'ahantu bigeze none ukavuga ati mu myaka 5 iri imbere ya income ndayibona igirira gute iri kuza. Aho rero niho nshaka gusobanurira abantu badukurikiye aho iyo income yava n'uburyo bwavamo urumva
Because I already have my answer. Ariko ushobora kuba ari wrong cyangwa se right. Urabyumva Urumva yeah ni ikintu injyana ya rap mu Rwanda ni ikintu ushobora nko kubwira nk'umuntu ati bro hano hantu bicaye you can do it. Urumva cyangwa se kwifuza ko ntawe uzabona umutaki wawe ari muri footsteps hizawe. Yeah ndashaka uvuge kuri iyo kandi like no filter uvugishije ukuri like yeah niba ari wazi ari out of love kubikora ubwo out of love. Anyway dewe stuff tunigera bivuga nuko mfite ingero z'ukuntu bagiye bakora abaraperi bakomeye ku isi kandi babakuye kuri street nta hope yo kuzagafata mu buzima bwabo. So navugamo nka Biggie sibyo navuga na Park bose hafi ya bose so then wareba wenda nk'umuntu ubashije kumenya impano uramuniga ahagaze akajya no kumutigita na home bakamubwira ati nega niwe dushaka. Okay noneho kuri urwego rwo mu Rwanda iwacu bagasaba. So kuri level yacu rero ibintu jembe bamona bisa nkaho ari neza cyane aho kuri cya kinini kibura kuko baba gangster bameze nka ba Diamond Dash na ba Steve Stout turimo tuvugana ba Pharrell Williams n'abandi nk'abo ngabo wenda so it's time yuko natwe iwacu mana bamara bayibonamo nyine ya potential tumva. So umuntu ku giti cyawe nta kintu yakwigezaho buriya we uteye ubwoba ariko umuntu agomba kubanza akavuga ati ngende ndashaka gufata J Park sibyo ngo nibo ndavuga mu Rwanda ni Rwanda yes numva ariko nkamenya niba ngiye gukora na J Park njya kumureba bitewe nuko namaze kumenya uwo ari we n'Imana ahagaze kungana. So uburyo kivuga bwo kumushyira ku isoko rero numva ndamucuruza gute ndamugeza kuri level ya nyuma gute mu buryo bushoboka bwose. Hari ubushobozi ngiye mfite nk'umucuruzi nk'umushoramari tera nkunga whatever sibyo akora ntutarabijyana next level gute kugira ngo yes cyane rwose cyane abo bantu nyine cyangwa company cyangwa ashoboka cyane ni nacyo gihe cyo ariko gira gute bashoboka. 100%. Now the same question goes for you reka nkigusubiriremo. Urumva hip hop mu Rwanda izindi kariyeri zose nk'umuntu waba umuganga umuproducer umushoferi umuki is it something ushaka kubwira kamurumuna wawe cyangwa se umwana wawe ati hano hantu hari ibintu wabikora harimo umukati iyo Rwagasabo kabisa uzabaho neza urumva uzakirumva ari rap music 100% nuko wenda ntuzarabivuze ariko none iki everything ushaka gufata ngo kuri level imwe ujyana ku yindi ifite structure ifite rules ifite do's and don'ts arizo rules nyine ifite map noneho ukagira n'abo bantu baka n'abo bantu n'izo companies n'icyo ntabwo ari ikintu uvuga ati mu gitondo ndabyutse mu waking up nkuko utabyuka mu gitondo ngo ngiye kuba umuganga uragiye kuri hospital. It takes time ariko naguciye mu jambo ahantu hip hop njye ibera different. Ishuri ushobora kwiga warangiza ugashaka akazi ukakabona ngo utanya gukora kuri direct no kujya nayo most of the time ushizemo effort hagije depositing hirya no hino it won't take 6 months before you get something na connection with connection ariko ho muziki urashobora kuba azi kurapa ari ready kabisa ari kurapa akamara imyaka 10 akora atarakora ku mafaranga. You believe that? Yes cyane aho ko nyine akona iyo period y'imyaka 10 akora n'umunsi umwe arabatunze n'ababaye hati kandi afite niyo mpano yiwe kurapa iyo question yego nyine ya izo mbogamizi n'ubona iki kintu. Ubundi hip hop nayo ni sport urumva hip hop ni nk'umukino nka sport gusa nta bapetizi nko muri quartier bakina nk'umupira w'amaguru cyangwa bakina basketball so hard ariko they never made it to the big you know the top. N'abana bose nyamara bakina umupira w'umuhanda ikipe y'umupira n'abantu 11 uze ngo Kigali Premier dushaka ko n'abantu 300 bakina akarere hirya no hino. Hip hop
nimba ndi mvuga ni sport n'umupira cyangwa basketball is different as a career. Career yo kujya muri doctor cyangwa yo kuba pilot niki kuko hariya ni menu barakubwira ati umuntu naza arwaye ukamushyiraho ukabona temperature irenze 97 the is what. So okay now we getting to the question ngiye kubyumva. Okay no since you know ko hip hop is not a career, ari something like ibwe urumva ukamwe tomorrow we come after the dark urumva ni sport ni tiza ariko ejo uromora tu ubundi bagusinyisha the APA cyangwa se ushobora kubona tuvuge yaribonye akazi wawe something nimuraki nka karera ahantu muri karitsa anatsinda kabisa wemeza kuri 3 kuri 5 cyangwa 5 kuri 5 urumva ushaka gutunkira ati aho wakintu hanga mu mukate cyangwa se ushaka kumbwira ati look for the plan B ubikore kwa kwitwa like a sport, it's not a career ariko ushaka aga side hustle wenda twaje ikintu n'urumva nkubwira career nimbura umwarimu ufite plan ugenderaho ti abo mu mbere bigiye nibi niki cyangwa kwa muganga no gutaha ukagira gute kwisindira ejo ufite plan ugenderaho sports na music niki ufite nayo plan igenderaho iyo plan rero nshaka gusobanurira abadukurikiye kuko nimba uri dedicated ufite na passion ariko also luck ariko n'ikintu nshaka kubwira before the luck and everything tuvuge ngo nshaka bounce sibyo ungati ngiye gukora gym imyaka 2 urumva ariko nturabo bounce urumva none se ntanakazi kandi ufite igihe urimo uromora uterera ibyuma ubwo recuperation y'ibiryo uzayikurayo nubonye umuntu ari kujya muri iyo lane sibyo katarafatwa ni backup plan noneho ibindi byose yabireka backup plan akayihorera agakomeza agakurikira nubwo yamara imyaka 10 kiri hahandi tu ari kujya arya yambara iki igihe atrana stage God will provide all. Ege mugira barapera basikamuga n'abajura bazi kurapa. No reka mubwire mpamvu nakubwiye ngo music rap ni sport. Ushobora kubona nk'umupeti ngewe ari muri college ndamubwire ko story ko nyenge mbibona muri Amerika. Peti ari muri college niki urumva ari gukina neza but to get drafted muri NBA ngo abone ya mafaranga agize gute ya contract 20 mil year niki urumva if kavune nobody is interested in you ya myaka wakoreye yose is gone none urumva bivuze na hip hop arasarara baramurasa binda urumva ni one song or one album you can go in a studio and then keep working and you fall on that boom get dropped no umwe artist avunika rero umuraperi iyo jani ku buryo mbihuza no mu kitaragera kuri potential ngewe ukuntu mbibona nge nemera ko abaraperi ari like lost souls, the chosen few uko ibintu Imana igucishamo n'ubundi usanga ari zo lyrics nyine iyo pifada cyo byaciyemo ntabwo ari gukunda lyrics ziwe urumva ariko nawe ushobora gusanga igihe yararimo experiencing your boro atranatanga je play tough gang he was in pain saying like God why me urumva then later on he got to find out that like Imana yamucishije muri ubwo buribwe niyo mihanda so he will be able to tell a story about that niyo mpamvu kana katayiciyemo impamvu kana katayiciyemo kinati n'ukunda kubibwira abantu kuri microphone like you have a story tell it. Yeah, that guy is rapping because he got a story to tell. Storyteller. So you know kufata abaraperi niba avuga ati this nigga and that one urumva bro shanda bacisha mu rutazima mbere yuko majyana mu ijoro urumva niyo mpamvu usanga uri kuri microphone uri muri rapa barasha amasasu ubundi ahuye n'amasasu naye ako cyari cyatuga tugira amatsiko yo kumva story ziwe uburyo aza kuza ukubwira nyine n'uzo ya 50 amurashishuro 9 times urumva paki bamurasa 5 arone nije batubwiye nyine tu hari indirimbo Juda Kisa ivugamo
letter to BIG amubwira ngo nowadays you don't have to rap good to be famous you gotta be shot urumva parakurasheho uragende mbitamuna ko Imana irifite ukuntu nyine iharurira izo I will take care of you, I will make sure you don't die urumva until you get on the spotlight kijya nko mbifata tu ariko I definitely get your point and I respect that because this is a nice perspective yo kuvuga ati you are chosen to tell your story that nobody is willing to share and you are willing to share that story kugira ngo other people can relate ntabwo ari ibintu wabyuka mu gitondo ngo kuko when pretend to be shot kugira ngo ujye kubera ko ibyo mvuga nyine uko Imana ntabwo iba yaguhisemo for that thing urumva na Jesus avuka at the age of 13 he disappeared for a long time, came back after was 33 nobody knew where the fuck he went ibyo yize ibyo yakuyeyo urumva ariko nyine he came back as a Messiah enlightened avuga ibintu nyine ibintu bitaba kuri bitangaza urumva God could have picked somebody else urumva ariko nonse gusanga ari ho nyinshi zavuze ati iyi hit ni nyirya ukama n'ubu magicien abanazura abantu n'ibiki finale ni kumusaraba n'inyundo wazi jewe nzicururiza bana zajya afata tune ubundi budiri ubundi ushobora gusubira kukubwira like ariyo ko tuza mu mubiri nyine you choose nitwe tubyihitiramo kuza muri positive actually nuko twatubyibuka urumva ugahitamo ababyeyi bazakubyara urumva ubyihitiramo ukihitiramo kariyeri every little thing ubyihitiramo ariko the book of the dead nayo narayisomye soma the power of subconscious mind soma forbidden wisdom soma I am I create and so on 48 rules of power all that shit ndimashaka kumenya tu so knowledge is the key and self education is the best thing so we choose our parents, we choose our career, every little thing before we come here. Then we use the hand on our board nyine dufatira imyanzuro akaba niyo mpamvu you know something called guardian angels I don't know what I remember. I quite want your destiny sometimes. I believe in guardian angels. Of course. Ababoro nyine ni hehe nyine ababoro tubikorera dufatira iyo myanzuro hano bayicaye arimo arafatira imyanzuro quantum field sinzi ukuntu nabita mu kinyarwanda bayita quantum field kuko hari ahantu haboro nshobora kwita ngo kuri 5 dimension mbona nahakwereka ntagusobanurira in small time makwereka nagusobanurira okay ndashaka ko ngiye kubereka ijambo muri somo sibyo ariko muri imbwira sibyo yego byabaye okay iri jambo narahira kuri Yezu n'Imana nabize bose ko muri sonye mudakoresheje umunwa kandi muri gihe mudakoresheje amatwi no don't laugh no isn't it uri somye udakoresheje umunwa kandi uri gihe udakoresheje amatwi am I lying okay sibyo jango rantanze cyane ariko nibyo byo nkubwiye nibyo yes nibyo so icyo nshaka gusobanura nyine uyu ni umubiri wawe bro ntabwo ari wowe urumva so and then so in housing so then who are you ubwonko bwawe no ntabwo ari ubwonko this is a part you fate okay let's do it thank you what turahagera first of all we are spiritual beings in physical matter none hibaze ibintu wakora muri quantum field ahubwo twebwe kuntu isi ishepinze ukuntu twebwe turi program tukivuka turi more outside than inside ariko all the magics it's all inside no ari ntuza nabonye podcast y'Amerika nabonye bavuga ko babikorewe experiment bafata abantu ntibari 10 bafashe abantu 10 abashyira muri apartment imwe bafata nk'abandi 10 bashyira nk'inda apartment
ariko iyi apartment ifite gym hasi bavuga ati in a 6 months time urumva bashaka ko muzajya mu walking out professional or training no abandi bari muri iyi apartment bavuga ati ntabwo turashaka ko all you have to do is take like 30 minutes every morning just visualizing now urimo uraterura ariko udaterura guess what ntange byarangoye kubyemera tu urumva after 6 months the results were exactly the same. I don't know how gusoma igitabo bitanga the power of subconscious mind. Mind is actually irarema tu n'iminwa yacu irarema urumva amagambo ararema urumva ono wagerageza nko kubihuza like mbere y'ibintu byose hari ijambo rero wari Imana urumva at the same time ijambo twarigendana urumva ariko nobody really thinks about it urumva hari Imana avuga ngo habiki kikaba and then try your chance urumva we have the power to speak things into existence ndashaka gusobanura nyine niyo quantum field ariko tuza hano nyine we are so attracted about isi yo hanze nyine umuntu abyuka mu gitondo akabyukira kuri notification y'ijana urumva isoko ubyukiyemo nyine buri so distracted you can't focus get back to hip hop ariko ni byiza because ndaca abantu babiri kandi Sanega. Are you moving in or are you moving in? Yeah, it doesn't matter, bro. It doesn't matter. Kureba ko niko propose naho bya bintu byo kuvuga ngo ushiri ngo duhura ngo umutima wanjye ngo wagize gutya nzakukunda. Cyera ikiniga kicibwa twari tuziranye hagururaga nko mu baby neza cyagura mu baby ngo dutahe ariko kuri date ya mbere mu baby yakwa gutahana ntacyo umva bagahita yishyurira bill tugwasohokanye cyane cyafashe za savana ngono impuzo gahita ubwumva se ujye kuri apartment chérie ndatreka nubwo tukimenya nanjye ngo umuntu gutaha nigahita so disappointed ndamubwira ati gace izi savana za 39 urazishe ubwo bakibwe yawe ukamwataga fridge neza none nababwiraga kuri street nayo kuri za album nyine ibintu bizabirimo urumva album ya Kina iri hejuru cyane hari KGL Finest iri busohoke maybe within week hari Uptrend Cypher hamwe na Fla a kid from Kigali Olix wanyibutse undi season I'm talking about me the small project zo kuri album urugamba agura kwita album yawe personally urugamba irahari ariko aho feature nk'ebyiri no nyine we collaborate na producer ariko producer ntabwo that's like a first album no it's not the first album. It's my first album. It's my second. Panya. Irikamba. Irikamba iriho ba Bulldog, iriho ba Bushari, ba Airways, ba Trees, ba Betray. Yeah, Irikamba. Hakaba na Panya. Panya ni EP. Panya ni EP. Yeah. Hakaba ni. Ariko nyine I'm glad you're tapping in that area. Yeah, your album. Body of work. I would just ukarokinga in no producer n'iki and you just tell the story. Nimba is street in the yaza nyine you talking about all those that. Nimba urugamba nyine urabyumva ko nyine ari struggle z'urugamba life struggle. Yeah. Kintu nagira ngo navugaho ni uko hari igihe abantu umuntu agenda ngo kwa kana nkavugira ibicumi album. Album is a story. It's a movie kabisa. Kwa kuni nimba uvuga ati classic album nuko twavuze All Eyes on Me intro outro no ukavuga amutembereje kabisa nuko nayikoze ahubwo yayise All Eyes on Me nuko nayikoze yayise urugamba Panya okay nibishaka kumenya oya ni ya ibyo ngibyo
I'm like kuko iyo umaze kwiyumva yose umushaka album yose nibwo umenya ya nibwo umufana hari cyo nsanga nubwo mpaze igihe kuri umuziki hagiye na kimwe umufana arambara ekuteri byibura ngo anyumve ndi njyenyine nk'inota 40 kubyo duhuza type shit urumva ntabwo no ariko amakorera akantu kabisa mbatembereze urumva ubwo nko twabikoze noneho iyo urugamba urabyumva the struggle z'ubuzima kariyeri y'imiziki lifestyle isanzwe ibibazo naciyemo i Burayi uko mbona life of experience ibintu byose nyine ibigare ibibi ibyiza by'imihanda ingaruka z'uburara ibyo byose bishyiramo noneho hagahita haza irindi ya kabiri ariyo iri makina beat yitwa street nights urumva muri Porsche urumva harimo nakirya cyane naho nakirya cyane marimo na flexing like on everybody urumva bituma ko nyine ni victory is victory urumva itanda cyane hani kurondi sona so nuko guko twabikoze tu yakina beat nice wa gusohoka inshallah end of this year urumva ariko nkangi ku giti cyane niyo ndindiriye cyane I've been waiting for that album I enjoyed like never man ikibazo nge yewe nafite nizihe nka album eshatu mu Rwanda hip hop album mu Rwanda eshatu cyangwa eshanu that you can vuga ati album is created like full story ni album that from kuva hip hop yatari kugeza right now like wowe wumva ati the full body of work yanjye nutayivugira utarayumva ngabanyumvira ntabwo urayumva ndabizi ko utarayumva wumvise eshanu ni nyinshi agarabi eshanu zose it's a joke it's a joke kabisa ntabwo ndafata time man I know. Ako album ntabwo wayumva muri even 2 weeks 3 weeks imaze na album ira growing muri wowe so ntabwo nafata time man yo gufata albums nyine abahanzi bagenzi bandi badutera no hino n'iki sibyo ndetse niba abanza badukore nyine nyinshi harimo n'izanjye of course numva so handi ufite ball kabisa zuzuye byatsi noneho ko umuntu asanga bafite nk'indirimo ebyiri hano ebyiri hangaha ufata ebyiri zawe ugafata urumva cyane nko kuri ball wenda iri guhitinga numva ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo natangira gufata time yo gufata album byibuze nk'eshanu zose yasimbwa ati no ball ndafata album ya yindi cyangwa ebyiri ateje part mu cyangwa ebyiri mfata yande mu cyangwa ebyiri genda noneho yaranze kwasa kabisa ku murongo fresh kugira ngo no ball ngiye kuzumva nk'umwaka wose nta zindi ball nshaka kongera kumva nabo hakurya mbere ati nawo ndabiranze bigiye kumva nta classic album nyine right now ari tuvuga classic nanjye I agree with you ntabwo ari kuvuga ngo nta album zihari kuko ko zitahari hari ariko we talking about the classic hari n'abasani nzi bafite 10 n'abamarongo bafite album nka 5 ari ugasanga nta kintu kimwe numva kasa kivuga ati original I'm talking like you igiyemo ya intro you don't touch it until that the full story is out ariko nibyo because ariko yabigoye kugira ngo n'ubundi game actually still young bro cyari young cyane no ngewe agonekeza ko ari kwangu game is still young nge ni ibintu abonye kiri umupetitu urumva agiye muri concert ya Mobip urumva MOBB Prodigy Harvard urumva njya muri concert ya Jarul njya muri concert ya Trey Songs njya muri concert ya Redman Method Man ariko I can swear ko inshuti zanjye nizo zenjengaga sho kundusha kwa ko nkanje narebaga nyine amafutitu ama erere bakoraga ntarayabonaga nyine tu
umwuka umwanya impukenya urumva yibagiwe vase arindire bita amasegonda matatu DJ Samuzi urumva nuko nayibonaga nyine urumva so ibyo bintu byankwambiyemo ku buryo even my favorite rapper from state biragoye kugira ngo numve album yose from the intro until ntuza nshobora kumva beat nimfata kuri track ya kane nkenduye nyumve cyangwa se the post played numva impamvu the post played urumva so nkeka ko ari nayo mpamvu nyine from ati na ubu ukura muhanzi hanjye birangora cyane ngo this album is from ijuru kugera hano riya push ati kono gutegura album ura n'ikintu gitegwa riya push ati na Malis arayumvise dope yasajeje those guys spent 20 years working on the album nibyo nshaka kukubwira exactly the spent no you don't get it no we don't get it ushaka kubwira the point they spent 20 years working on the album still ntabwo album yose nayumva ngo nyinjire from number 1 to number 10 urumva I swear to God if I lie I die njyewe nagize beef n'abapeti nagize beef n'abapeti no nagize beef n'abapeti wampajije nyine impamvu nakunda Kendrick ntabwo it's not that I don't like him suko ngo ntakunda Kendrick mama so ngo ntamufana it's just njyewe nkunda gangster rappers hardcore hip hop urumva niyo ntuza nkuko ushobora ati ntabwo ukunda filime ariko nkunda action movies nkunda comedy urugero urumva ariko ntuvuga ko nabo bakina amakomedi atari abakiteri bazima urumva kandi abahanga urwego navugaga mu urumva ni ukuvuga my favorite rapper ushobora kumureba live nko kuri YouTube arimo ararapa ariko nako nta byadanje the magic kuri studio yumvaga Onyx MOP numva some hardcore people man numva Rikita hari nkunda stories nkuko nshobora kureba filime wenda ya Jason Statham urumva ikanya entertaining urumva so n'umuraperi nka experience numva noneho boro yacu kuno podcast ikwa video focus buri intumbero yawe video focus jago your mind niki no tapping with the hidden spot ajya bitabo inki yasomye byinshi cyane byatumye ajya kuri ahita kumutagara abanyarwanda badukurikiye munyandikire muri comment cyo kumutagara bivuga kumutagara noneho utahe tugaruka ngaha nzabasobanurira ukuntu ibintu byose nabasobanuriraga umuco nyarwanda bihora ahubwo umwe benshi cyane babyibagiwe tu noneho basobanurira n'ukuntu bishoboka cyane ko impamvu ubutaka bwacu bw'u Rwanda rwa Gasabo rwera imbuto zose ushobora kuzana imbuto z'iburayi bakaba ugahita rumera ko bishobora kuba nashobora kuba iyo ejo yacu East Africa arimo n'u Rwanda nyine ariho habaye aho ari Eden ukaza kuvuga ko Adamu na Eva ariho baje umutagara abamwe musobanurire iyo boro turi ubijyemo bakakanya bari next time nyine bahaye dova ha domicile ako nanjye nahinze ko ari hano hafi to hano hafi none se the oldest skeleton right way reke hano hafi Tanzania hano yegeranye u Rwanda so urumva uko twebwe turi hafi cyane turaho ngaho nyine ntabwo turi kure barabizi none ni kangahe ushobora uri kuba wicaye nk'abanyamahanga baba mu gihugu cya Afurika ukumva the hardest one the smartest one among all of them rimwe se kenshi se mwiga mu nyamateka yanyu uzasanga munarenze shabi dandaje
your daily desk. gute right ubuzima bwanjye busanzwe Muri movie yawe movie yanjye ngiye birenze cyane movie yanjye nayo wamenye barabizi nibera cyane kenshi ko nibera uburyo kinanye to isi nyibonamo numva ko nimbona bikundeba nanjye ari ukuntu mba ndi kwireba so ukuntu nyine mba nyikaragaho to nayo ikanyikaragiramo nyine agera nza kubihuriza at the end of the day nza kubihuriza ngashaka nyine wapasi y'umunsi wanjye ngashaka tekereza kuri ibyo biboro byose tu ngashaka nyine kumenya nyine kuko none so ntabwo ari ibintu byinshi cyane n'ibindi bintu nzababwira ubu ngubu ntabwo nabishize ku murongo cyane hari tuzababwira tugarutse ariko kantu k'ibintu nimba nkuyemo kamere ibintu tureba nuko nawe ugira gute nuko nanjye ni ibintu bitandukanye ntabwo wowe kubireba ariko ko hari ukuntu ugiye ibintu piyura nanjye ari ukuntu mba ndi kwipiyura mu bintu byose reka tugere dutahe ntibari umunaniro avuze ngo ukuntu isi nyikaragaho nanjye nyikaragaho mbese mwimaje nambaye superman afite superman azenguruka umubumbe w'isi kwikaraga ari nawe kugira gute man appreciate you man video focus zabakunda you know yari hip hop edition for sure my brother Fla mu kindi gice bro ndumva 2MKG bro mwumva album yanjye sito plena mutarayumva mukandi